nakangutse ndi mu bitabo muri Faisal ndahoza niko cyagenze bite bati wagize accident ko ntayibonye se nagonganye n'umusirikare nakase imodoka mu muhanda nta modoka mbona tekereza ahantu kati imodoka ugiye guhindura ngo ugende ati imodoka hari agapando abazi Nyarutarama iyo umanuka hari ahantu hahoze ishuri ryitwa Debe hari akantu k'agapando umanuka gutya nakase imbere y'iryo shuri agapando kari nko mu metero 80 imodoka yaturutse hejuru aho udashobora kubona kubera agapando yarankubise number 1 sinayibonye number 2 sinayumvise ingonga nisanze mu bitabo rero ntangiye kuvuga ndabwira ariko ndiheye ko nari nataye umutwe ngo nagiye mvuga ariko bwivanze ndabwira ariko ndiheye ngo muganga yavuze ngo ngo ntuvuge ngo uri mu bitabo hawese muramburiza iki kuvuga ngo ye muganga yavuze nyine ngo ntiwongere kuvuga ngo ugerageze kutavuga hawese mwaretse tukavuga ngo yangwereka wataye umutwe ntubizi ntabwo nataye umutwe ariko ndi muzima reka mbere kiko ndi muzima abaza marayika ngo ariko uhandi ni hehe ati ni mu ijuru nahageze neza wagize accident urapfa napfuye neza ati imodoka yakugonze bare mujye mwitonda hari abantu nanga simbanga muri sense negative hari ibintu nanga baba bafite nanga umuntu twicarana tukamarana iminota 30 muri iyo minota 30 akabayisha abantu 20 ku itariki ya 24 hari ku cyumweru z'ukwezi kwa 4 muri 94 turahunze tuvuye muri stade tugenda imvura igwa ari nyinshi hari gihe umuntu yambaye ikote na colana costume ariko icyo gihe nabyibuka nari nambaye igikote cy'imbeho ibikweto bidafata amazi nikoreye ivarisi mpaye mu maboko umufuka urimo amasafuriya duhunze turagenda aho twanyuraga hose imirambo imvura ubwoba umwijima ubu mubona imihanda ya Kigali iriho amatara mukibwira ngo niko byahoze turamanuka turagenda tunyura hariya za Batsinda twambuka hakurya Ikabuye mu gishanga tugera Ikabuye hariya ku ruganda ndiheba utariheba ntashobora kumva ibyo ndimo kuvuga ndiheba Ikabuye hari imirambo haranukaga hari umubu hari imbeho ikintu cyose ushobora gutekereza kandi abana Imana ubu naho urahari ko wambwiye ngo uzabana nanjye ko waduhaye isezerano ngo uzabana natwe ubu muri uyu munuko umva umubu warakuryaga ntabwo wawukubitaga oya wafataga gutya nk'uyora ibintu ukayora ugafunyanga ukajugunya hasi ukongera uwakuragaho umuntu ukajyaho kwari kuyora iyo ngiye gukora siporo ngenda numva uko abantu bavuga hari ubwoko bubiri bw'abantu bizabagora kwemeza abantu ko bakizwa abantu ba mbere n'abagore kuko ubu ngubu hariho abakozi bataha baza gukora ku manywa cyane cyane muri quartier z'ababosi bumvise abakozi uko bagenda bavuga ba nyirabuja kandi kenshi bakadoropinga muri iryo jambo kandi arasenga ndenda kubwira abagore mwese musenga be careful with your language. Lamot TV. Ndagira ngo shimire ikipe y'abapastori na senior pastor kundobesha nyine niko njya mbyita. Urabizi ubundi wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru uba wibereye iyo mu mudugudu w'izabukuru nyine. Rero ndashima Imana kuri okaziyo nk'ingi yo kugaruka hano. Uyu mwanya nawo bayemo kenshi iyo twabaga dusoza umwaka reka nigishe vuba kuko nzi stress bitera kuko senior pastor azanyuma hari igihe najyaga nicara hano abantu bakayobora abantu bagatanga amashimwe abantu bakaririmba gatangira kurwara igifu reka rero ngire vuba kugira ngo Karegesa ataza kurwara igifu ategereje kuvuga ijambo ritwinjiza mu mwaka rya senior pastor.
amagambo bampaye tugiye gufatanya intego y'uyu mwaka cyangwa y'uyu munsi iravuga ngo nukubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Buriya kimwe mu bibazo bikomeye tugira nk'abakristo. Abakristo benshi babaho ubuzima bwitekerezaho gusa. Noneho akiberaho uko yishakiye ndetse akakubwira ati yewe nzajya nkora ibi nimbona ngiye gupfa. Nzatimbira njyemo nihane niyeze njye mu ijuru. Kambanze mbabwira ikintu kimwe. Imana yampishuriye uragahoraho Mana ugira neza. Imana yampishuriye kubaho utabaho ubuzima bwirebaho. Kuko ikibazo abantu benshi bafite gituma bagira ubuzima bubi, gituma babaho nabi, gituma babaho mu kajagari, babaho ubuzima bwirebaho kandi bwirebaho nabi. Mbabwire umuntu wicayemo hano utegereje kuzihana hasigaye amasaha make ya ngupfe, bikamubwire ko warangije gupfa. Kuko Bibiliya iravuga ngo abantu baba mu byaha baba barapfuye bazize ibicumuro byabo. Ariko buriya nturindire ibintu byo kuvuga ngo ni ugupfa. Twebwe dutekereza ko gupfa ari ugupfa mu mubiri, ariko muzitegereze buri muntu wese uri mu byaha. Kimwe akubwira ngo yatinyaga gupfa, ukavuga ati byagenze bite ngo wibi? Unatinyaga kwicwa n'ubukene. Undi akakubwira ati twaraye tujyoye zatwishe, ugasubirayo ukajya kunywa. Undi akabaho mu buryo bugayitse, akabwira ngo numva nicwa n'umugayo w'ubu buzima mbamo. Inshuro nyinshi nganira n'abantu bakubwira ngo numva nicwa n'umugayo. Kuki wabaho ubuzima wicwa n'umugayo? Kuki wabaho ubuzima wicwa no guhangayika? Kuki wabaho ubuzima wicwa n'inzoga? Kuki wabaho ubuzima? Ariko reka mbabwire ikintu gisigaye kinantangaza. Ahoze numva raporo bavuga ngo ubwandure bwa sida ngo bwongeye kuzamuka. Ndavuga nta kuntu butazamuka. Ureba ukuntu abantu basambana, yewe ndibaza ariko umuntu usambana azi ko sida itigeze ishira mu isi. Nibura wagiye ufata uwo mugiye gusambana ukabanza ukajya kumupimisha. Ubona umuntu ngo nuko afite imodoka ahagaze neza ngo buriye ngo ugomba kuba ari muzima. Iki cyakubwiye ko ari muzima. Kabona umugore ngo nuko abyibushye ngo atengeranye agize gute ngo buriye ni muzima. Wabwiwe n'iki ko ari muzima ko sidasuzumishwe ijisho? Abantu bararembye, abantu bararwaye, abantu barandura kubera iki? Kubera ko ngo bategereje kuzihana ngo bamenye ko bagiye gupfa. Guaranteed hari n'igihe uzapfa utazi ko ugiye gupfa. None se ntibamaze kutubwira hano Joseline se ntiyuriye moto yihuta agiye mu rugo uhindura imyenda akajya mu bindi bintu? Umugabo aramuhamagara ngo umugore wawe ngo tebuka, ngo umugore wawe ngo arapfuye. Yarapfuye yishwe n'iki? Twahoze tuvugana. Nigeze kuva mu rugo njyanye umwana ku ishuri nambaye neza ngiye mu nama, nakangutse ndi mu bitabo muri Faisal. Ndahoze niko byagenze bite? Bati wagize accident. Ko ntayibonye se? Nagonganye n'umusirikare, nakase imodoka mu muhanda nta modoka mbona. Tekereza ahantu kati imodoka ugiye guhindura ngo ugende. Ati imodoka hari agapando abazi Nyarutarama, iyo umanuka hari ahantu hahoze ishuri ryitwa Debe, hari akantu k'agapando umanuka gutya. Nakase imbere y'iryo shuri agapando kari nko mu metero 80, imodoka yaturutse hejuru aho udashobora kubona kubera agapando. Yarankubise. Number 1 sinayibonye, number 2 sinayumvise ingonga, nisanze mu bitabo. Noneho rero ntangiye kuvuga, ndabwira ariko ndiheye ko nari nataye umutwe ngo nagiye mvuga ariko bwivanze. Ndabwira ariko ndiheye ngo muganga yavuze ngo ngo ntuvuge ngo uri mu bitabo. Ndabwira ngo muramburize iki kuvuga? Ngo ye muganga yavuze nyine ngo ntiwongere kuvuga ngo ugerageze kutavuga. Haraze mwaretse tukavuga. Ngo ngo rega wataye umutwe ntubizi. Ndabwira ntabwo nataye umutwe ariko ndi muzima. Reka mbere ko ndi muzima. Nubona nshobora kugira gutya nkisanga mu ijuru. Nkabaza marayika ngo ariko uhandi ni hehe? Ati ni mu ijuru nahageze neza. Wagize accident urapfa. Napfuye neza. Ati imodoka yakugonze. Mujye mwitonda.
ntuzarindirize. Twinjiye muri 2026, munyabyaha wicayemo hano avuze numva mvuga ngo abajura, ariko iyo babanza bakihanisha abajura baje mwabanza nkabasengera. Umujura wicayemo hano watambusa ukazana ukagusengera. Nukuri ndabikwijeje, ntabwo turi buguhe police, ntabwo turi buguhe RIB. Utambutuze hano nkusengere, dukomeze gahunda, winjire mu mwaka mushya utakira umujura. N'umusambanyi wicayemo hano ngiye kwigisha, nimpamagara munyemerere muhagurukiraho muri, kuko mbabwiye ngo muze hano imbere byaza guteza akavuyo. Ariko reka mbabwire, tugiye kwiga inyigisho ivuga ngo kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Erega n'abakristo murimo hano, genda umupastori uko ngenda mara imyaka nsaza, sinavuga ngo ngenda mbihirwa n'ubukristo. Oya, ntabwo ubukristo bushobora kumbihira, ngenda mbihirwa n'abakristo. Aba kristo umuntu akakubwira ati ndakizwa, mwagenda na kabiri akakwambura. Umuntu akakubwira ati ndakizwa, mwagenda na kabiri. Hari abantu nanga, simbanga muri sanse negative, hari ibintu nanga baba bafite. Nanga umuntu twicarana tukamarana iminota 30, muri iyo minota 30 akabayisha abantu 20. Ukavuga uti Pastor Zed ni inshuti yawe, wowe ngo urye Pastor Zed ni inshuti yawe, akakubwira nk'ibintu 1000 kuri Pastor Zed. Utari ko burya na Karegesa ni inshuti ati burya Karegesa muragenda, ugasanga abantu bose the only thing they do ni kubakubwira nabi. Abo rero sinjye nuzura nabo, sinkunda ibintu bya negativity, kandi benshi baba ari abakristo. Zaburi ya mbere iracyari muri Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Nguwo ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ibindi reka mbirekera aho ngaho, reka twige ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Reka dukore nk'abangirikani beza, turasoma muri Yesaya igice cya 43. Yesaya 43 umurongo bampaye ni wa 7, ariko reka mpere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawe ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiye Egiputa aho igicungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukuri iburasirazuba, nzagukoranya ngukuri iburengerazuba, nzabwira ikasikazi nti bari kure n'ikusi, mpabwire nti wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Nijye wamuremye, nijye wamubumbye. Haleluya. Umurongo twigaho nuriya wa 7 uvuga ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Nijye wamuremye, nijye wamubumbye. Haleluya. Aya magambo ndayakunda cyane, nyakunda mu buryo bubiri. Ndagira ngo twinjire muri uyu mwaka wa 2026 tugendera muri ariya magambo aho Imana ibwira abantu ngo witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Uzi kwicara ukumva Imana ikuzi, niyo abantu batakumenya, niyo abantu batakwitaho, Imana ikakubwira ngo umva, injira muri uyu mwaka, winjiremo uri muri Yesu, winjiremo uzi ko Imana igukunda, winjiremo uzi yuko niyo abantu batakwitaho, Imana iravuga ngo witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Haleluya. Ariko buriya nta kintu cyiza nko kumva Imana iguhamagara mu izina. Haleluya. Kera bigeze kuba chairman w'umuryango ujya utegura ibiterane by'abayobozi. Noneho umuntu umwe aramubwira ati ariko buriya iyo wicaye iruhande rwa perezida
ukabwiriza yajya kuvuga akakuvuga mu izina wumva umeze uti ndavuga naguze ko burya ibintu bikomeye ariko ntimuzabyibeshyeho ntabwo ari umuryango wanjye ntabwo nyiri chairman n'ibiterane niba ntabwo muzambona mpicaye najyaga mpicara kera nyiri chairman ariko icyo birimo kukubwira ni iki tekereza niba umuntu kandi umuntu wabimbwiraga ni umuntu ukomeye mu itorero wumva umeze uti ndavuga ariko buriya nyine numva hari akantu ariko noneho reka mubwire ikirutaho ujye utekereza ko nicarana na Yesu buri munsi kandi akamvuga mu izina kuko niba umuntu ashobora kunezezwa no kumva umuyobozi amuvuga mu izina tekereza kumva umwami w'abami umuremyi w'ijuru n'isi akubwira ngo ndakuzi nzi izina ryawe kuko Imana yo inaduhamagara mu mazina tutari twabaho muzarebe muri Yesaya igice cya 45 Imana yavuze ngo mpamagaye umugaragu wanjye Kuro kandi ibyo yabivugaga hasigaye imyaka nka 500 bavuke Imana ikakwita izina ikavuga n'ibizakubaho utari wabaho none kavuga ngo noneho witinya kuko nagucunguye ndagira ngo twinjire muri 2026 aya magambo twagiza yacu witinya kuko nagucunguye nkaguhamagara mu izina ryawe uruwanjye aya ngaya rero yakurikiyeho nyakunda kurushaho kuko ni amagambo yigeze kunde mu mutima haleluya ku itariki ya 24 hari ku cyumweru z'ukwezi kwa 4 muri 94 turahunze tuvuye muri stade tugenda imvura igwa ari nyinshi hari gihe ubona umuntu yambaye ikote na kolana costume ariko icyo gihe ndabyibuka nari nambaye igikote cy'imbeho ibikweto bidafata amazi nikoreye ivarisi mpaye mu maboko umufuka urimo amasafuriya duhunze turagenda aho twanyuraga hose imirambo imvura ubwoba umwijima ubu mubona imihanda ya Kigali iriho amatara mukibwira ngo niko byahoze turamanuka turagenda tunyura hariya za Batsinda twambuka hakurya Ikabuye mu gishanga tugera Ikabuye hariya ku ruganda ndiheba utariheba ntashobora kumva ibyo ndimo kuvuga ndiheba Ikabuye hari imirambo haranukaga hari umubu hari imbeho ikintu cyose ushobora gutekereza kandi abana Imana ubu naho urahari ko wambwiye ngo uzabana nanjye ko waduhaye isezerano ngo uzabana natwe ubu muri uyu munuko umva umubu warakuryaga ntabwo wawukubitaga oya wafataga gutya nk'uyora ibintu ukayora ugafunyanga ukajugunya hasi ukongera uwakuragaho umuntu ukajyaho kwari kuyora numva ari amagambo araje ngo nuca nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe haleluya nuca no mu migezi ntizagutembana nunyura no mu muriro ntuzashya kandi biri mu byawo ntibizagufata kuko ndi Uwiteka Imana yawe ndicara numva ihumure riva ku Uwiteka madamu wanjye yicaye hariya abibabwira negama ku kirundo cy'amatafari cyari gihari kandi imvura yaragwaga ndasinzira kabisa mu gitondo mbyutse ntagataribuze urasinzira mu mvura imibiri irimo kukurya ndavuga ni aya ni amahoro yasaha abantu ariko twinjire muri uyu mwaka aya magambo twagize yacu ngo nuca mu muriro uzashya nuca mu mazi hazakurengera nuca mu migezi ntizagutembana ntabwo Imana ivuze ko tutazaca mu muriro tuzayicamo ntabwo ivuze ko tutazaca mu mazi tuzayacamo ntabwo ivuze ko hatazabaho imigezi tuzayicamo umuriro w'uburwayi uzabaho umuriro w'ubukene uzagufata ariko Imana ikakubwira ngo nugera muri ibi ngibi uzibuke yuko
ndi Imana yawe. Haleluya. Kuko muri ikintu cya mbere tugomba kwinjirana muri uyu mwaka ukubwira Satani, mwumva Satani, ibyo uzakora byose ntabwo nziheba kuko mfite Imana kandi nzi mu izina. Mfite Imana impamagara mu izina. Izina ahundi cyo nkundira Imana yacu. Niyo wagiye aho abandi bantu bataza aho uherereye yibibiza, barabibabwira hano, umugisha wo kumenya Imana ikuza utyo ityo bikurinda ibintu bitatu. Imana ikubwira ngo aho uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe. Ugera ahantu Satani akakubwira ariko hano nta muntu ukuzi, ushobora kwikorera ibyo ushaka nta n'ukureba, ukumva ya Mana iguhamagara mu izina ngo ye Rutayisire we, ngo uri mu biki? Utarumva ijwi ry'Imana ikuzi uyu mugoroba bitahane. Utavuga ngo Imana iranzi niyo ndaho batanzi bindeba. Kuko abantu benshi iyo bageze aho batabazi bakora ibintu byinshi by'ibizwamo. Ubona bakubwira ngo nagiye aho batanzi ngo ndasambana. Barabikora. Nza abantu batamwe inzoga yo bari mu Rwanda bagera muri Amerika ukabona za divayi zawe zikibazitikuye ngo iyo ugiye i Roma ukora nk'abanyeroma. Oya, iyo ugiye i Roma ntukora nk'abanyeroma. Iyo ugiye i Roma urakomeza ukaba wowe. Iyo utanywa inzoga, ngiye marambibwira abantu mwabwira ni abazungu b'inshuti zanjye ukamubwira ko cyo uba legalistic ukigira mu kwihambira cyane. Nkabwira ntabwo nihambira, natuje akanwa kanjye ko ndi umurokore utanywa inzoga. Sinzazinyweshwa nuko ndi muri Amerika, sinzazinyweshwa nuko ngiye mu bandi bantu bazinywa. Nzabubaha mu byanyu nanjye munyubahe mu byanyu, mujye mu bibyo. Kuko hari ibintu tuba twaravugiye imbere y'Imana kandi kakubwira ngo aho uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe. Ariko ubwo reka ninjire mu magambo y'inyigisho kuko nabwiye ko ntashaka kuza gusunika senior pastor, kandi si ngombwa ko umuntu avuga amagambo menshi ngo abantu bumve. Ariko reka twinjire muri 2026 number 1 tudafite ubwoba kuko dufite Imana itugenda inyuma. Haleluya. Buri ikintu kumenya Imana ikuzi gutyo bigukiza kuva mu byaha. Kuko ugera n'ahantu Satani akakubwira ariko hano nta muntu ukuzi, ikorere nk'abandi. Bandi bakubwira ngo ya ntibakuzi ariko genda kuzi. Ndakuzi, nzi naho uri, nzi n'uwo uri we. Halo, muranyumva? Abicaye barimo gucatinga, hari ibintu nanga mu rusengero. Abantu bacatinga bicaye mu rusengero, numva ntabwo nera kuvuma telefone zanyu ngo zipfe, ariko mujye mumenya no kubaha ibyo muri. Sibyo ra gucatinga ni mu byihorere, mu ntega amatwi muri kano kanya mwumva ijambo ry'Imana. Chat muraza kuzijyaho rwose, mwanya urahari. Rego bwa mpayero marike bibonye jewe ndimo kwigisha abantu bose mbambareba, nabibwira ko batabona ndababona. Ujye umenya ko Imana ikureba iteka ryose aho uzajya hose. Icya kabiri ikukiza. Ni iki ngiki Imana yabwiye aba bantu, igukiza kugenda n'ubwoba. Imana irakubwira ngo ntutinye, nzaba ndi kumwe nawe. Muzabare muri Bibiliya zanyu abantu bose Imana yahamagaye. Iyo Imana yavuganaga nawe yarabwiraga ngo genda ukore uyu murimo, ntutinye, nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya. Cya gatatu bikungura, irakubwira ngo nzakuyobora, nzakwigisha, nzakubera umujyanama. Umurongo wa 7 bavuga ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye uwo naremye ngo ameshe icyubahiro. Nijye wamuremye, nijye wamubumbye. Banza wicare hano wumva Imana yarakubumbye, kandi maze kukubumba iragukunda. Kuko kimwe mu bintu abantu bose bakunda ibyo bakoze. Umubyeyi wese iyo abyaye umwana abona ari mwiza, kagereba umwana we. Ubundi uduhinja twose gihe nyamwira abantu ariko ubundi uduhinja twose dusa nabi. Iyo agahinja kavuka namwe mumva abantu bose batangiye kuntwama. Gahinja kavutse kaba gasa neza, na bya bindi byose kavukana n'ibiki byose. Ariko umubyeyi yabonye agahinja kaniyo ariko umwana wanjye. Erega twese twateruye abana bacu,
umubyeyi wese yabonye agahinja rwose akaba ari keza kuko ni agahinja ke. Uzanabwira umubyeyi yicekira umwana we ngo uno mwana arasa, nta mwana usa nabi, burya mu maboko ya nyina aba umwana w'igitangaza. Amaso yawe niyo atamwakira kuko ngo umwana wundi ngo abishye inkonda, ariko umwana wawe ari umwana wawe, uragateruruka ukumva kaguteye imbabazi. Imana, tekereza Imana ikakurema ikakureba. Dawidi muri Zaburi 139 aravuga ngo iyi Mana indema ngo yarandebaga ngira urusoro, ngo irampagarikira irandeba, ngo amagufwa yanjye arimo kuremwa yarabirebaga, ngo ihagaze aho ngaho, ngo indema mu buryo bw'igitangaza. Haleluya. Kuki Imana yaturemye mu buryo bw'igitangaza? Kubera yuko tuzayihesha icyubahiro. Haleluya. Ibi rero kubyumva, hari iyindi ndwara bigomba kukuvura. Njye mbona abantu bigaya, biyanga, batiyakira, n'ubu mwicaye. Ndashaka kuvura abakobwa babi. Ndashaka kujya avuga ngo ushanga ugiye ngo abandi bana ngo Imana yabaremye gutya ngo ugiye ngira mubi. Ntabwo uri mubi pe. Ntabwo Imana ishobora kuba yaribeshye ngo kureme nabi ukomeze gutyo, niko igukunda. Haleluya. Rwose na babandi bafite utuguru tumeze nk'imirishyo y'ingoma. Ibyo nabivuye n'umukobwa, niyo mpamvu mbikoresha. Niyo kuganira n'umukobwa nabona ko ntarakubona wambaye ijipo na rimwe, arambwira ati pastor, nari ntara pastor ndari icyo gihe nari nyitwa Twane gusa. Arambwira ati rero Twane rubure nuko utanzi neza. Ati buri mpamvu mpora nambaye ipantaro, ati nambaye ijipo, ati ngira utuguru, ati tumeze nk'imirishyo y'ingoma. Nawe nise konya nk'ubona ugenda se ntawe uguteruye. Atoya ariko nawe rero amaguru nta kindi amara, ni ibigendesho. Niba amaguru yawe agenda, jewe mbona uri mwiza, n'Imana yakuremye ubona uri mwiza rwose. Munzanira abantu banjye naremye ngo bampeshe icyubahiro. Haleluya. Mubanze mwiyakire. Jewe ngenda mu busaza bwanjye nazanye imvi hano zizaho na hehe, hano bakaba wagiye utera kanta niyo rero abantu bajye menya ko ushaje. Ubundi se ndatera kanta musubire kurambagiza. Ndatera iki? Icyo ndimo gushaka kubigisha ni iyi Imana ivuga ngo nimunzanira abantu banjye niremeye, mbaremeye kugira ngo bampeshe icyubahiro. Va muri ibyo bintu byo kwitinya, va muri ibyo bintu byo kwiyanga, va muri ibyo bintu byo kwigaya, va muri ibyo bintu byo kubira icyo wigeze mu bantu ngo abantu baraza kubona yuko ngo uri mubi, ngo ntabwo uri mubi. Ntabwo Imana ishobora kuba yaribeshye irimo kukurema, ariko Satani yaguteyemo yuko Imana itakubonye neza. Uzitegereze uzabona abantu basa nawe b'abagabo bafite abagore. Njye nganira n'urubyiruko akabwira ngo ngiye ngo nta mukobwa uzankunda, utazagukunda uzamwihorera ubwo ntiyari uwawe. Imana niza n'uwawe ikamuhagarika imbere yawe azagukunda ukuri. Kandi ibyo mbabwira ni ukuri. Nta bote, nta moni, nta niki niki. Ubona aragukunze. Nta niki niki. Kubera ko iyi Imana yagusize amarangi, abantu bose baza kukureba. Haleluya. Mujye mu gikundiro cy'Uwiteka, ntimugashake kugendera mu gikundiro cy'umubiri. Abantu bamwe baragenda akakubwira ngo buriya ngo nguze imodoka nziza ngo abantu bajya bambona. Fayine, niba ufite amafaranga yo kugura imodoka nziza y'ukuri, ariko nuyigura kugira ngo abantu bakubone, ubwo uzaba waribeshye. Mbabwiza ukuri, niba wicara ahantu ukumva ugomba kugura imodoka kugira ngo nunyuraho abantu bajye bakubona, ibyo bireke, bifite agaciro gato. Ko hari igihe ibyo ngibyo bizavaho. Ariko njye mbwira abantu, niyo wanterura ukanjyana muri gereza, agaciro kanjye nakajyanayo, kandi nta modoka nakwinjira nayo, na telefone ntayo najyanayo. Ngira ngo ni costume nayitanga nkajya nambara za rose bambara, ariko najya nzambara ndeba hejuru kuko nzi ikintu kimwe, ntabwo nzigera njya muri gereza kubera ibyaha nakoze. Umuntu yaramubwiye ngo ariko bashobora kukubeshyera, nyine bazaba bambeshye.
ariko uzagenda akavuga ngo atwane ngo yibye amafaranga, ngo atwane ngo yagambaniye igihugu, ngo atwane yagambaniye abantu, azaba mbeshye ko hari ibyo ntashobora gukora kuko ngendana n'Imana. Ariko ibyo ntibyexclude ko yewe Imana yemeye ko njya nko muri gereza najyayo nzi ko ngiye on mission kandi sinisuzu siniyanjye, kuko nzi ko iyo ugendana n'Imana iravuga ngo nzanira umuntu wanjye niremeye ngo mpeshe icyubahiro. Amen. Impamvu byankundiraga ngo bimubyumve kuko niryo banga rikomeye ry'ubuzima. Abantu bashakira agaciro mu bishira vuba. Amafaranga, nushaka ko abantu bagukunda kuko ufite amafaranga hazaboneka abayakurusha. Mbwira abahungu n'abakobwa n'abandi, niwe mbwira ko abahungu bazagukunda kubera ko ufite isura nziza. Ejo numara kubyara umwana hari inkumi zizaba zitarabyara zizaba zitengerana kukurusha, ariko agaciro kawe kari muri wowe, kaba muri wowe uri muto, kakaba muri wowe ushaje. Agaciro kacu duhabwa n'Imana ko ntikajya gacuya. Mwambwiye ngo amen. Ariko umunsi uzumva ku gaciro, no matter what, aho uzaba uri hose, Imana iravuga ngo nimunzanira abantu banjye, nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Kuko reka nihute, Pawulo yabyanditseho nanone mu Befeso ibice 2:8 kugeza ku 10, aravuga ngo turi abantu Imana yaremye. Ubundi ukuntu mu Cyongereza babivuga baravuga ngo we are God's workmanship, ni ukuvuga ngo turi abantu Imana yaremye ibyitondeye. Abazi Igifaransa ni ukuvuga ngo turi chef d'œuvre z'Imana. Mu Kinyarwanda navuga ngo turi ikiremano, igihangano. Muri ino minsi hari ibintu byitwa ibihangano, ngo igihangano cyane, turi igihangano Imana yashyizeho signature. Ujye ubona abantu bakora za peinture n'ibindi agashyiraho signature ye kugira ngo abantu bazamenye ngo iyi peinture ni Imana yaraturemye, ishyiraho signature ivuga ngo iki gihangano ni umwimerere, igihangano cyanjye. Turi abantu Imana yaremye, ariko iturema ifite purpose, iturema ifite intego, ngo ituremera imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigendere muri Kristo Yesu. Buri muntu wese wicayemo hano, ntabwo Imana igiremo ibigarasha. Twese turi amaturufu, nta nubwo turi inganda, kuko hariho n'inganda zigira agaciro. Twese turi za Gana na Sidi gusa, kuko buri muntu wese Imana igushyira ku isi hari imirimo myiza yiteguriye uzayigendera muri Kristo Yesu. Ushobora no kwibaza ngo se ngo buriya ngo umwana ngo umuntu atwita ngo hanyuma ngo yamara kuvuka agapfa ngo ubwo abakoze yihe mirimo. Aba yakoze imirimo myinshi igikomeye. Ikintu cya mbere twese dutinya iyo tukirongora cyangwa tukirongorwa ni ukutabyara. Mwari mubizi umuntu wese ararongora iyo mutinze gutwita tangira guhangayika. Rero ari igihe utwita Imana ikavuga ngo uyu mwana watwise akavamo. Icyambere yaremye umunezero w'amezi 9, kuko nanjye umugore wanjye yajyaga atwita. Kimwe mu minezero nagiraga no kubona agenda atwite, ahubwo n'ubundi yankundiraga agatwita. Kuko iyo yabaga atwite already nabaga ndi papa mfite umwana. Umunsi umwana wacu wa mbere yavuyemo akavamo apfuye ku mezi 8, nariza amarira ntigeze ndira mu buzima, kuko hari umunezero wanjye, hari ibyiringiro nari narashyizemo, hari atante nari ifite. Hanyuma nta nagaserike ku ruhinja, ibyiringiro byanjye biba birapfuye, ariko Imana yagize neza iranshumbura. Ariko icyo nari kukubwira, uwo nawe yarangije, uwo yari yakoze umurimo we wo kunezeza amezi 9 mwumva kina. Itegagira gutya nkakora ku rubavu akankwepa akajya mu rundi, nkakora akankwepa akajya mu rundi, tugakina atari yavuka. Uwo munezero yarawumpaye amezi 9, ubwo imirimo ye yari yayirangije amezi 8. Ubwo nawe ni umurimo uvuga ngo mu gihe gitoya naramuguhaye ngo akunezeze kandi akwemeze yuko ushobora gutera inda ukazabyara abana. Buri kintu
ikintu cyose ujye utekereza muri sanse yuko buri muntu wese Imana yaremye no kugira ngo yiheshe icyubahiro. Amen. Kuko niko Imana yavuze kandi ngo yamuremye neza. Ariko reka twihute. Imirimo ihesha Imana icyubahiro ni munzanira abantu banjye niremeye ngo bampeshe icyubahiro. Umurongo wa 21 w'icyo gice kira turimo gusoma ayo magambo Imana yasubiramo, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Iteka ryose usanga Imana itwibutsa yuko we are here for his glory. Twaremewe guhesha Imana icyubahiro. So reka ntuzeho gatoya. Buri muntu wese wicaye mu hano gerageza kwitekerezaho. Turimo turasoza umwaka wa 2025. Did you glorify God through 2025? Wahesheje Imana icyubahiro muri 2025? Kuko hari igihe twebwe twiha freedom. Njye mbibabwira, hari igihe umuntu agenda akavuga cyangwa agakora akiha amanota akikomanga ariko arimo kwica ubuhamya bwe. Hari amasomo y'Imana itwigisha kugira ngo twige gukora imirimo ihesha Imana icyubahiro. Kandi hambere ducumurira twebwe abarokore muri aka kanwa kacu. Njya mbibabwira abadamu mwicaye mu hano, abagore bafite ingo ba madamu, njya mbwira abagore nkababwira ngo umugore umuboyi cyangwa umuboyi wese azatangira ubuhamya azaba afite ururimi rwejejwe. Kuko kimwe mu bintu nabonye byorohera abagore ni ukubwira n'abo bakoze, ni ukumwita icyo, ni ukumwita amazina. Ariko buriya njyewe rega nkunda mbunza amatwi cyangwa ndayandarika, ariko ariko nkunze gukoresha terime yo kwandarika amatwi. Njyewe mu gitondo iyo ngiye gukora siporo ngenda numva uko abantu bavuga. Hari ubwoko bubiri bw'abantu bizabagora kwemeza abantu ko bakizwa. Abantu ba mbere ni abagore, kuko ubu ngubu hariho abakozi bataha baza gukora ku manywa, cyane cyane muri karitsiye z'ababose. Wumvise abakozi uko bagenda bavuga ba nyirabuja, kandi kenshi bakadoropinga muri iryo jambo kandi arasenga. Ngenda kubwira abagore mwese musenga, be careful with your language. Ururimi rwawe ruhesha Imana icyubahiro. Umenye ko uyu mukozi ukoresha ni umukozi uhembwa, agomba kubahwa, wanamubwira ukamubwira neza. Kuko iyo uvuze nabi ntashobora kugutandukanya n'umupagani wundi yakoreye wamubwiraga nabi. Iyo amennye itasi ukamukata, ntashobora kumva itandukaniro hagati y'umupagani wamukataga yamennye itasi nawe w'umurokore udashobora kumubabarira itasi yamucitse. Kandi natwe turazimena. Abandi ba kabiri ni abapatro. Ba patro murabo, ba patro kumenya kubaha umukozi ugukorera. Abakozi bavuga wewe ngenda mu muhanda rwose ngira amatwi yumva kuko mba ndi alert, mba nkangutse. Iyo ndimo gukora siporo ntabwo mba ndangaye, kuko kimwe mu binjyana gukora siporo yego no gufasha uyu mubiri wanjye, kuko cyera nari umwatlete. Amategeko y'abaganga ntabwo ngomba kureka gukora siporo kugira ngo umubiri wanjye ukomeze gukora neza. Ariko nanagenda nsenga, mva mu rugo nsenga, nkasengera umujyi nkawureba, narangiza nkitegereza abantu. Nshobora kukubwira Kigali uko ibyutse, wazigisha na ba meya na ba executive n'abandi kujya bagenda mu gitondo. Hari ibibazo byakemuka. Hari igihe nyura ahantu nkabona amazi yapfumutse, asanga nta telefone natwaye ngo mpamagare mbabwire ko amazi arimo kumeneka. Hari nubwo nigeze guhamagara iminsi 3 nsanga mpamagara no muri WhatsApp nta amazi arimo arameneka rwose, hacitse umugezi. Subiye ku munsi wa 3 nsanga ari cyameneka. Mpamagara umukozi nari nahamagara arambwira ngo ariko giye simba muri yo departement. Wowe ukora mu kigo iyo amazi ameneka ntibikureba. Urere genda, hari ibintu byinshi umenya.
ariko jyewe nabibwiraga ibyo ngibyo byo gukizwa ku buryo uhesha Imana icyubahiro mu magambo yawe no mu bikorwa byawe, kuko hari imirimo myiza Imana yaturemeye. N'abandi bose nababwira ibyabo, ariko kugenda mu gitondo ni byiza. Hari utuntu umenya rwose ukagira uti ariko utungutwa abantu bose bari bakwiye kutumenya. Kambabwira kangaka n'ubundi nigeze kukababwira, ariko kugira ngo hari n'abandi batari bahari, ndabona muri benshi cyane. Nigeze kugenda inyuma y'abakobwa babiri barimo kuganira, nyine nandarika amatwi niko nababwiye. Umwe arimo kubwira undi ngo kiriya gisaza ngo kibwira ko kirimo kurya umwana, ngo nikizi ko ari gihe urimo ngo kiriya gisaza ngo nzakirya, ngo ibyo nshaka kugeraho byose mu buzima ngo nzakirekura uko maze kubisingira. Noneho ngagira ngo umugenzi wagiye kumukosora, namwesha ngo wazandobeshejeho. Ndavuga nti bagenzi, iyo menye uyu musaza nari kumutelefona nkamubwira urapfuye, ingone ebyiri zagukoreye umupango, imwe igiye kukurira iburyo indi kurira ibumoso. Ariko abantu imirimo yesha Imana icyubahiro, ari uwo musaza ntahesha Imana icyubahiro, ari abo bakobwa ntibayihesha icyubahiro, kandi wasanga bamwe bicayemo hano. Bibiliya abantu bose muzabona tuvuga neza ni abantu bahesheje Imana icyubahiro. Reka mbahe ingero nkeya. Yosefu yagiye muri Egiputa. Yosefu yari azi Imana birenze. Agiye muri Egiputa, umugabo witwa Potifari aramuguze amujyana iwe mu rugo. Ikintu cya mbere kigaragaza imirimo myiza ihesha Imana icyubahiro, Yosefu bamushinze igikoni, ajya mu masafuriya arayacugusa, ajya mu masahani arayoza. Ariko Potifari yajya arya, ariko ninde watetse ibiryo madamu? Ati si cya gihungu waguze ku isoko ejo bundi. Ariko iki gihungu gifitemo kabisa, hari ikintu kiri special. Ibintu akozeho byose nyine aturavuga ibi biryo bigwa umuntu neza. Yesha tukumbona ukora neza, muhaye promotion, utegeke iby'urugo rwanjye byose. Imirimo ihesha Imana icyubahiro, abantu bazayibwirwa n'uburyo ukora ibyo ukora byose. Icyo ugiye gukora cyose mu magambo dusoma, nayo ari mu magambo tugomba gusoma mu Bakorinto ba kabiri igice cya 30, igice cya 10 umurongo wa 31. Abakorinto ba kabiri haravuga ngo ibyo mukora byose, reka nyabasomere twihuta. Namwe iyo murya, uwo ni umurongo wa 31 igice cya 10 mu Bakorinto ba kabiri. Namwe iyo murya, tekereza iyo murya cyangwa iyo munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ntimukabere Abayuda ikigusha cyangwa Abagiriki cyangwa itorero ry'Imana, nkuko nanjye nezeza bose muri byose. Sinishakira ikinyungura ubwanjye, keretse icyungura benshi kugira ngo bakizwe. Tugomba kugira ubuhamya bwiza bukurura abantu kugira ngo bakizwe. Pawulo aravuga ngo ibyo muzakora byose, tekereza. Perezida ejo bundi yabwiye abantu ati rero rwose mbahaye uburenganzira muzidagadure mu minsi mikuru. Ati itegeko ryanjye rwose atari ko turiya twuma, ati itegeko ryanjye ryo ndabivuga mu magambo yanjye, ati ntabwo turiya twuma tunyumvira. Ndavuga nti narabakosoye nuko mutumva, munywereze abamo. Pawulo aravuga ngo twaba turya twaba tunywa, icyo twaba dukora cyose dukorere byose uhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Akatubwira impamvu ngo kugira ngo tutabera ikigusha Abagiriki, abo ni abapagani, cyangwa Abayuda, abo ni abanyedini, cyangwa bo mu itorero ry'Imana, abo ni bene data. Haleluya. Imana ibamugisha. Ikintu ni mu cyumva. Yosefu yagiye kwa Potifari, abikitegererezo buri murimo wose bamuhaye akawukora neza. Bukeye muka Potifari aramureba ati uyu muhungu ko acugusa amasafuriya bikagenda neza, wanamutiza n'igitanda ko ntiyaperiforma. Abimubwiye Yosefu aramubwira ati rero madamu, buriya rero icyo utazi, iyi anointing, aya mavuta nkoresha ntabwo akorana n'ibyaha. Turyamanye, iki gikundiro cy'Imana cyamvaho, ibyo najyaga nkora mukabona bigenda neza
byamvaho kuko byose mbikora kuko mfite Imana. Natinyuka nte gukora ikintu nk'icyo mu maso y'Imana yanjye. Namba tu, natinyuka nte guhemukira Potifari wangiriye neza kanshinga urugo rwe uretse wowe. Ibindi byose yarabimpaye ngo mbitegeke uretse wowe. Umugore arakara, aramubeshyera ngo yashatse kumufata ku ngufu. Ntabwo Yosefu yisobanuye. Baramufashe, bagomba kuba baranamuhonze. Uzakinisha abantu bose ariko ntuzakinisha abajepe. Potifari rega yari afandi mukuru w'abarindaga Farawo. Buriya abasirikare ndabubaha, ariko iyo mbonye bariya abahungu bambaye biriya bintu by'umukara bafite akantu kanditseho ngo sitiyu, mpita nitwara neza kuko bariya ntibakinishwa, baba bari extra serious. Kandi uzareba nibo bagira gahunda kuko baba bifitemo confidence aho bati wewe nutera akajagari ndagukanda n'intoki ebyiri none hano uvuge ko ntari nakubwiye. Abo ngabo nibo batwaye Yosefu bamujyanye muri gereza, bamubeshyeye ngo yashatse gufata umugore wa shebuja. Aragenda ajya muri gereza. Agezeyo, reka ne kurondogora kuri iyi nkuru. Umuntu wese uzi uko amagereza akora ku isi yose, nasuye gereza zo muri Amerika, nasuye gereza z'i Burayi, iza hano zose zibaho zose nazibwirijemo ubutumwa. Iyo ugiye muri gereza bwa mbere, aba prisoners cyane mu bihugu byacu bikennye aho ntatagira utwumba twabo, ni wowe uterura ikigunguru mu gitondo. Ariko agezeyo aterura ikigunguru atabizi ntabwo muzi ibyo mvuga, ariko agiterura aririmba. Umurinzi wa gereza aravuze uriya muhungu uterura ikigunguru cy'imyanda akagiterura aririmba, kame bafite anointing. Ati we peti, mushinzi yigereza ujye uyindebera ngo ukuboko k'Uwiteka kubana nawe. Kubera iki? Ibyo yakoraga byose yabikoraga guhesha Imana icyubahiro. Wamushinga imirimo yoroshye, wamushinga imirimo ikomeye, yakoraga byose guhesha Imana icyubahiro. N'umunsi bamujyanye imbere ya Farawo, yaramubwiye ati umva nyakubahwa Farawo, bakubwiye ko nsobanura inzozi sigewe, mfite Imana isobanura inzozi, none mbwira inzozi zawe nzigusobanurire. Yosefu yasobanuye inzozi za Farawo, amubwira, amuha n'intsinzi y'ibibazo bari bagiye kugira. Farawo arabireba yikuramo impeta y'icyubahiro y'ubuyobozi, aravuga ngo abayobozi mwese muri hano, tuzakura hehe undi muntu ufite umwuka w'Imana muri wo ngo tumushingire ya mirimo? Abantu bose baravuga ati uyu muhungu kabisa aratwemeje, ahesha Imana icyubahiro. N'umwami w'umupagani utazi Imana aravuga ngo uriya muhungu afite Imana muri we. Haleluya. Munzanira abantu bazahesha izina rya mu icyubahiro. Reka nibute, muzi umukozi w'Imana Samweli yayoboye Abisirayeli imyaka 40. Asezera, ndagira ngo nihute singe nasoma ibyo bice byose. Asezera arababwira ati dore umwami Uwiteka yabimikiye, none mpagaze imbere yanyu manitse amaboko. Uwo naba narambuye indogobe ye, umugore naba narakabakabye, uwo naba narariye ruswa, naza nshinje hano sijye mbirishye. Bose baravuga ngo ibyo byose ntacyo wakoze, yahesheje Imana icyubahiro. N'Imana kugira ngo yerekane yuko Samweli yayihesheje icyubahiro, ngo icyo gihe hari muki, ngo inkuba zirakubita imvura iragwa. Baravuga ati uyu mugabo koko ni umukozi w'Imana. Haleluya. Yesha Imana icyubahiro, ko niwe wahisha Imana nayo izakubahisha. Muzi Daniel na Shadraka na Meshaki na Abedenego i Babuloni. Daniel agera i Babuloni ngo agambirira kutaziyandurisha ibiryo by'i Babuloni, ariko nkunda Shadraka na Meshaki na Abedenego ngo bagiye gusenga ikigirwamana, bavuza amasambuku n'amabubura n'ibindi bicurangwa, abantu bose bikubita hasi. Nta muntu ugaragara nk'uhagarara iyo abandi bicaye. Nk'ubu muri iri teraniro uri hano hagati ugahagarara abandi bicaye, uragaragara cyane. Abantu 7,000 bikubise hasi baramye ikigirwamana. Shadraka na Meshaki na Abedenego basigara bahagaze. Umwami yarawaje ngo Shadraka na Meshaki na Abedenego, mwanze gusenga ikigirwamana cyanjye, ni ibihe byiringiro mufite? Ni iyihe Mana ishobora kubakiza amaboko yanjye? Barambwira muva mwami, Imana dukorera ifite ubushobozi bwo kudukiza, kandi nitanadukiza nabwo turemera dupfe ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ariko Imana ntabwo yabakojeje isoni.
babanaze mu itanura ryaka umuriro barishyuhije inshuro 7 ngo abasirikare bari bafashe ngo nibo bahiye. Ariko ngo bagiye kureba babona Shadarake na Meshake na Abedenego barimo baratembera mu itanura umuriro utabakozeho. Ngo babasohoyemo ngo nta kindi cyari kibariho cyari cyahiye, ngo n'imisatsi yabo ntiyari yahiye, n'imyenda yabo ntiyari yahiye, uretse imigozi yari baziritse. Haleluya, bahesha Imana icyubahiro. Reka ngarukiriza kuko mbahaye ingero nyinshi Bibiliya yose yuzuyemo abantu bameze batyo. Wowe hirya aho ngaho nkunda ukuntu umwami Beltashaza yavuze Daniel, aramubwira ngo Daniel, numvise bakuvuga yuko umwuka w'Imana aba muri wowe, ngo kandi ugira ubuhanga bwo guhanga muri byananiranye. Hirya aho bakuvuga ngo iki? Iwawe mu rugo bakuvuga ngo iki? Erega buri abantu benshi mubona babona ngenda, muranganira n'abantu kumva umugore w'umushumba arakubwira ukuntu umugabo we nta kigenda, ukuntu tita ku nshingano, akakubwira undi akakubwira harimo n'abajya mu bapfumu. Kandi twakubitamo ikote twaza tugenda ukavuga umukozi w'Imana hano wahehe arakajya babona ngenda. Hirya bakuvuga ngo iki? Ko umwami w'umupagani yatangiye ubuhamya Daniel avuga ngo numvise bakuvuga. Iyo bakuvuze bakuvuga ngo iki? Aho ukora bakuvuga ngo iki? Iwawe mu rugo bakuvuga ngo iki? Aho ugenda bakuvuga ngo iki? Munzanira abantu niremeye ngo baheshe izina ryanjye icyubahiro. Haleluya. Twabigeraho duterewe niho nshoreje. Buriya imirimo yacu ihamya cyangwa ikavuguruza ibyo dukora. Cyo mucyandike mu gifati. Paulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo, ngo mu bihe bya nyuma, igice cya 3 cya Timoteyo wa 2, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana. Ibi byose maze gusoma birahari. Ariko ijambo rikomeye ni iri ngo badakunda ibyiza, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Iki nicyo kibazo cy'idini y'uno munsi. Abantu bafite ishusho yo kwera, baraterana, bararirimba, barasenga, baratura, ariko barasambana. Ariko nari ibiririmba hano, barasenga, bararirimba, baratura, ariko barasambana, bararwana, baragambana, barabeshya, ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ngo ariko bahakana imbaraga zabo. Ntabwo ari igihe wanditse iri jambo. Noneho Pawulo akabwira Timoteyo ngo Timoteyo, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Don't mix with them. Muzabigane. Igice cya 2 cy'urwo rwandiko umurongo wa 15 ndimo ndasoza, aramubwira ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, kwiranya neza ijambo ry'ukuri. Hanyuma umurongo wa 19 agatanga imbuza akavuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ntave mu bidatunganye. I like this. Ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditseho aya magambo ngo Uwiteka azabe. Twatangiye Imana ivuga ngo iki? Ngo nkuzi izina, ngo Uwiteka azabe, ngo ariko noneho umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ntave mu bidatunganye. Umva mwene data wicayemo hano, va mu bidatunganye. Niba uvuga izina ry'Uwiteka va mu bidatunganye. Niba uririmba Imana va mu bidatunganye. Niba ujya uza mu rusengero ugasenga va mu bidatunganye. Niba ujya uyobora gahunda va mu bidatunganye. Niba ujya ubwiriza ubutumwa va mu bidatunganye. Kuko Imana yavuze ngo nimumpamagarira abantu bitiriwe izina ryanjye, abantu naremeye ngo baheshe izina ryanjye icyubahiro. Haleluya. Noneho kuko hari ijambo rikurikiraho ku murongo wa 20
ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganijwe imirimo myiza yose. Ngo hari abantu bakora ibintu bigayitse ku buryo Imana ibagereranya n'ibikoresho by'imburamumaro. Oya, nabyo biba bifite umumaro ariko ngo babikoresha ibiteye isoni. Reka rero dusoze. Turimo turasoza umwaka, turimo turashima Imana, turimo turatekereza imirimo, kuba itorero, kuba abakristo bahesha Imana icyubahiro. Soreze kuri aya magambo, Zaburi ya 50. Imana ikababwira ngo ariko ngo bantu banjye, ngo umunyabyaha bimumarira iki kwitirirwa izina ryanjye? Umurongo waho wa 16, ngo dore umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Halo, wiruhiriza iki kuvuga amategeko y'Imana ugashyira isezerano ry'Imana mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa irenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Abajura mwahagurutse nk'abasengera, n'abasambanyi mwahagurutse nk'abasengera. Ngo ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so ukabeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Hanyuma hepfo akavuga ngo umurongo wa 23, untambira ishimwe wese abanyubahiriza kandi utunganya ingeso ze, nzamwereka agakiza k'Imana. Haleluya. Untambira ishimwe abanyubahiriza kandi uzatunganya ingeso ze, nzamwereka agakiza k'Imana. Imana itugirire neza. Tubona itorero rya mbere ryari itorero ry'abantu bakijijwe basenga Imana, noneho Imana ikabatangira ubuhamya. Umva senior pastor, rwose reka tubigire intego yacu natwe Imana izadutangira ubu buhamya nk'ubwo yatangiraga ba Petero bari i Yerusalemu mu gice cya 2 cyo byakozwe n'intumwa. Ba Petero bakoze itorero rihesha Imana icyubahiro. Icyo nkunda nuko abanzi babo bari batangiraga ripoti. None baratubwira ngo abantu bose, umurongo wa 43, abantu bose bagira ubwoba, intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose kuko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomeza kujya mu rusengero n'umutima uhuye, niwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Itorero rihesha Imana icyubahiro rirangwa no gukundana. Itorero rihesha Imana icyubahiro rirangwa no gufatanya. Itorero rihesha Imana icyubahiro rirangwa no kuyishyira imbere. Itorero rihesha Imana icyubahiro buri munsi umwami Imana ibongerera abakizwa. Haleluya. Undi muntu wanezezaga Imana wari warabigize intego y'ubuzima bwe ni umwami Dawidi. Niwe nshorejeho kuko araduha icyerekezo hanyuma dusenge. Aravuga ngo Zaburi 116, ngo ariko ngo ibyiza Imana yankoreye byose. Abantu bacana bagashima Imana ariko ntibatekereze uko bigomba kugenda iyo twashimye. Dawidi yashimye Imana, aravuga ati ariko ibyiza Uwiteka yangiriye byose nzabimwitura iki? Umva uko yavuze umurongo wa 12 wa Zaburi 116, ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki? Nzakira igikombe cy'agakiza. Iryo ni ryo shimwe rya mbere ry'umuntu ushaka guhesha Imana icyubahiro. Nzakira igikombe cy'agakiza, nambaza izina ry'Uwiteka. Nzahigura Uwiteka umuhigo wanjye, ni kuko nzawumuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Mu yandi magambo nzahisha Imana icyubahiro.
hanyuma hepfo akavuga ngo Uwiteka, umurongo wa 16, ndi umugaragu wawe umwana w'umuja wawe wambohoye ingoyi, nzagutambira igitambo cy'ishimwe nambaza izina ry'Uwiteka.